muri iyi minsi muri iki kinyejana ushobora kuba uturanye n'umuntu utazi akazi akora. Hari abakora ibyiza hari n'abakora ibibi. Iyi recap iyi filime ngiye gukorera irarenze. Umukobwa Bianca ukora live nibyo wumvishe neza live z'ubusambanyi kuri internet. Hari abakobwa basigaye barabigize akazi. Muturanye afite akandi kazi ariko ninjoro afite studio mu cyumba cye acuruza igitsina. Bagenzi bacu rero iyo bagiye gukina filime bakina ibintu bibaho baradusise. Iyi filime irimo amasomo menshi kandi irakuryohera cyane. Ngende Clement, aha ni muri Clement 24. Kora subscribe kugira ngo byinshi byiza tugiye kukuzanira bitazajya bigucika. Yego turi muri campaign yo kuzamura iyi channel nawe nuburemo. Filime rero director iratujyana ikatugeza ku mukobwa yitwa Abel. Abel agira isoni cyane, ikindi atinya abakobwa cyane. Iyo abageze imbere aradidimanga. Icyo akora ni iki rero? Iyo ageze muri ghetto ye avuye mu kazi ajya kuri zino website zinda yazicuruzaho live. Bashiki bacu nabo hari ababitangiye. Abel icyo akora arishyura akikinisha akarangiza ibyo akeneye nyine. Uyu Abel afite imyaka 32 ni software engineer akora muri company imwe nyine mu mujyi. Company ikora ibintu bya animation, ama dessin anime n'ibindi. Afite akazi keza muri rusange. Ku kazi uyu Abel ni umuhanga ariko ntiyumvikana na boss we. Reka kuko akenshi ibintu Abel aba yakoze boss abashaka kubyitirira. Kandi kwiza ibintu nk'ibi bizamo kuvumbura n'ibiki iyo umuntu yabikoze byibuza abashaka ko udukredit duke twandikwaho ko nawe yabigizemo uruhare. Ntahuza na boss we rero. Inshuro nyinshi ntibahuza na boss we. Uyu mukobwa ye afite abajama be babiri. Aba rero nyuma y'akazi cyangwa se mu masaha y'akazi niwe bamufasha kwisanzura. Twavuga ko ari abajama bembegara inshuti ze no mu buzima busanzwe. Ubundi Abel ni umuntu utuje cyane. At the same time iyi filime nanone iratujyana ikatugeza kundi mukobwa nyirizina uyu Bianca. Bianca we ni caregiver, akunda abana cyane. Hari ikigo rero kirererwamo abana, ikigo cya mama we wakunda kuba hari cyane ari kumwe n'abana yisanzura nabo abarera. Ibanga rya Bianca rero ni nka ry'abakobwa nyine nakubwiraga. Wiyo bigeze nimugoroba ahantu aba muri apartment yahinduye studio ahita yinjira muri website agatangira kwicuruza live. Twabyita kumansura ariko si kumansura gusa kuko abantu bakwishyuye baba bashaka n'ibirenze ukabereka ugahindukira ugakubikora uko babishaka. We rero abona amafaranga nyine kuri internet money kuri ubuzima bugakomeza. Icyo nakubwira rero uyu mukobwa Bianca umukiriya we wa mbere, umukiriya we ukomeye cyane w'imena ni umukoboyi Abel. Ikindi utamenya aba babiri uyu Bianca n'uyu Abel baraturanye baba muri apartment imwe. Ikindi ariko ntibaziranye kuko uyu mukobwa yagiye mu kazi nyine yambara mask mu maso ntushobora kumenya uwo ari we. Uyu munsi rero Bianca yari yagiye kuri premium version private. Mujye umva abanze baremba ngo private show niba bavuga iyo ugiye kumureba uyu mukobwa uba ugomba kwishyura. Ntago ari amafaranga gusa ni amafaranga menshi. Ubwo rero uyu muntu yishyuye amafaranga menshi niba ufite itegeko icyo akubwiye gukora nk'abo bakobwa nyine bakora izi live uwo mukobwa bagomba kugikora. Abel rero yagiye vuye ku kazi kuko agira akazi keza anahembwa neza nibi byishimo bye nta mikino bafite yagomba kwishyura uyu mukobwa. Umukobwa rero niwe umumarira ibibazo kuri internet. Uwo mukobwa rero atangira kumuha ibyishimo nyine. Abel abigenza ate afite n'amavuta yabigenewe yewe bisiga kugira ngo aze kurangiza. Nk'ibisanzwe Abel yishyuye umukobwa atangira kwikinisha nyine. Ariko uyu munsi haje itandukaniro barimo hagati. Abel abigeze kuri abikurikirana live yahise icika umukobwa ahita ava online. Abel rero yahise arakara ndetse arababara bitewe nuko yari abigeze kuri agiye kubisoza. Ku ruhande rwo ku mukobwa rero byari bigenze bite impamvu avuye live? Umuriro wari ubuze kuko umuriro wari ushizemo rero ntiyashatse kubaza umukiriya we. Uwo mukiriya we wishyuye amafaranga menshi kuko iyo yakuripotinze kuri website baraguhana kandi bakamusubiza amafaranga ye. Umukobwa rero yahise atangira guhangayika ashakisha haba hari umuriro muri apartment. Yageze ku mutipe Abel asanga bafite umuriro arakomanga. Yagombaga kumusaba kugira ngo acaginge laptop ye. Amaguru ngo najye bwira umugenzi. Uyu mukobwa nazi neza ko iyo abimenya ko uyu mutipe aje gusaba ngo amucagingira laptop ari we mukiriya we w'imena ndetse ari nawe bari kumwe live. Ikindi kandi uyu mukobwa nawe ntagazi ko uyu mukobwa ari babandi nyine bagurisha igitsina live kuri internet. Cyo yakoze yamuboostingira laptop arimo gucagingira laptop. Uyu mukobwa yagombaga gutanga kiya ku mukiriya we. Yahise asaba uyu mutipe Abel ngo ajye muri douche ye ngo ayikoresheho gato muri washroom. Ageze muri douche yagombaga kwifotora kugira ngo yoherereze umukiriya we amubwire ngo tuza gato naringiza akabazo ngo ndaje dukomeze. Iyi foto yaraje direct yageze kuri nde yageze ku mutipe wacu Abel. Abel ntiyarazi ibya mbere ntiyarazi ko uyu mukobwa ari ubikoze kuko yarakuyemo night dress yari yambaye utwimbere nyine twakoresha muri private show abari twifotozanya. Abel ntiyamenye ibya mbere. Umukobwa avuye muri douche yafashe laptop ye ahita acaho nyine yisubiririwe. Ku bukeye mu gitondo abantu bafite naga chemistry Abel yahuye na Bianca. Bianca yaramuteguriye impano yamutegurira ibyo kurya bya mu gitondo. Ku wundi munsi nanone bongera guhurira muri parking. Umukobwa yarategereje deplacement imujyana aho akora kwa nyina kuri daycare. Tipe yanyuzeho n'imodoka ye abaramubonye yasubiye inyuma aha lift Bianca. Bari mu modoka Bianca yabajije Iberi akaza akora. Iberi agira amasoni anavuga make aranadidimanga. Yaramushubije. Umukobwa yamusabye ko yacaginga telefone mu modoka. Iberi rero yabaye gentleman aramujyana amugeza neza umukobwa akorera.
umukobwa yavuye mu modoka aramushimagiza ava mu modoka ye. Icyabayeho rero uyu mukobwa yibagiwe telefone ye mu modoka ya Iberi. Iberi rero nta gahunda yari afite yo kwinjira muri iyo daycare ya mama wa Bianca. Byarabaye ngombwa kasohoka mu modoka ye kugira ngo ashyire uyu mukobwa telefone ye. Tipe rero kuko agira ibintu bimeze nk'ikizengerera yagezemo imbere aranyerera yikuta hasi, ariko kandi yanikubise hasi kuko yiyumvamo uyu mukobwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Abana batangiye kumuseka. Yahereje umukobwa telefone ye arangije aragenda. Ariko akiri muri ibyo ku kazi baramwohereza message bamubwira ko yatinze cyane. Ariko atarava mu modoka umukobwa yamwohereje message yarimo kumushima amubwira ngo akoze ku marifti. Tipe twarabonye ko atumvikana na boss we. Ahageze boss yagombaga kumusarana cyane. Byari ngombwa ko bagera imbere ya boss kuri potinga, ndetse presentation bari bafite umutipe nawe wari wayiraranye. Ubwo rero bari batinze. Boss yarababwiye ngo mumve imbere. Bari mu kazi rero uyu mukobwa Bianca yakomeje kwiyumvamo Iberi akajya mucatingisha nyine amuganiza utuntu dusanzwe. Byarangiye rero uyu mukobwa Bianca abwiye Iberi ko afite party nimugoroba kamutumiye. Nyuma ariko Iberi nk'umuntu w'umu genius yagize igitekerezo akigeza ku bakoboyi be babandi babiri, arababwira ngo bakoze projet yabo akajya binjiza amafaranga. Boss arimo kubatesha umutwe byazacamo bakazikorera akazi kabo. Babona ko bagomba gukoresha resources za company, hanyuma batangira kubona amafaranga bakazajya kwikorera. Nimugoroba rero koboyi wacu agiye mu kirori nyine. Umukobwa yari yamutubiye. Ni ikirori bwoko kisi ni cy'abamansuzi. Tipe baramubyinishije baranyweye cyane muri iryo joro. Byari dance, hari hayimbega fire. Nyuma bagombaga kugaruka mu rugo kandi Iberi niwe agomba gutahana uyu mukobwa. Bari muri parking. Tipe yagiye gusoma uyu mukobwa. Uyu mukobwa uko yari yabaye inzwi yanyweye cyane. Amwegere neza umukobwa bararutse. Yamaye nka data. Tipe nta kindi yari gukora nk'umuntu utuje yagomba gutwara umukobwa akamugeza iwe. Nibwo yamujyanye rero amwinjiza iwe. Akigera iwe nibwo yavumbuye ko amafoto ni studio ayizi, ndetse na myenda y'umukobwa akoresha amansura akora live z'ubusambanyi kuri internet. Tipe arayizi iyo myenda. Tipe yakoze iki? Yese ajugunye umukobwa hasi. Byari bimucanze. Yashakaga direct kujya kureba ku mashini ngari iyo studio abonye kari abonye kuri umukobwa mutura. We yumvishaga ko umuntu bachatinga kuri internet bakora ubwo busambanyi bwa live ashobora kuba ari nk'umuntu uri mu bihugu bya kure cyane. Namenye ko ari umuntu baturanye imbona nkubone umuryango kuwundi. Nawe witonde uwo muturanye ushobora gusanga ariko kazi yifitiye. Buri wese amenya ibyi. Hari abakora ibyiza ari n'abakora ibibi. Abakora ibyiza tukabigiraho, abakora ibi tukabaganya. Kwikomereza iyi filime turakora ibintu byinshi cyane. Wibuka kandi gukora subscribe niba utarayikora, like na comment n'ibindi. Ngende Clement twikomereza uko abantu byarangiye bakoze n'ubukwe. Tipe yaragiye acana imashini kugira ngo arebe kare ukuri koko ibyo abonye kari byabonye. Agifungura computer ye studio neza asanganije. Arebye foto bamwohereje. Ifoto yafotorewe muri douche ye. Nawe unyumvire. Yese abona ko ari uwo mukobwa ariko arabyigumanira kuko uyu mutipe avuga make. Mu gitondo ku kazi hari presentation yawo wakoboye. Nibyo uwo mukorana ku kazi ntubuze ibyo yarayemo. Uyu mutipe yabaga yaririye muri ibi byahindukira twongere kuri live kuri internet akongeramo amafaranga akishyura. Bari muri presentation rero uyu mutipe nakubwiye ko ari umuntu udidimanga, ariko kandi binaterwa n'ibyo aba yarayemo kuko yarimo gutekereza iby'umukobwa baturanye. Waramukunda afite crush ye, ariko ntiyarazi ko ari uyu muntu bahora binyinsobora kuri internet. Presentation yagenze neza, boss yemeye akazi bakoze, ariko boss yabajije uyu Aberi ngese Aberi ikibazo ufite ni ikihe? Tipe rero kuko yadimangaga ariko arisobanura ari defender ngo nta kibazo mfite. Boss yavuze ngo iki? Yaravuze ngo nigenze kora presentation y'i projet. Ibaze byababaje aba tipe kuko boss abashaka kwitirira ibintu byose bakoze. Ba boss niko babaye. Niyo mpamvu nawe ugomba kuba boss ku giti cyawe ugakora ibyawe uyu munsi cyangwa ejo hazaza. Nimugoroba umukobwa yaje kuri uyu mutipe muri apartment ye aza kumusaba imbabazi ngo nijoro nasinze cyane ngomba bare ko byari bibaye. Gusa twibye ko uyu mukobwa we ntazi ko uyu mutipe yamenye ko yavumbuye kare wicuruza kuri internet. Ikindi kandi uyu mukobwa ntazi ko uyu mutipe ari umugura kuri internet nubwo afite abandi bakiriya. Kugeza kuri isaha ariko mubwiye ko umutipe Iberi yari yamaze gukunda cyane uyu mukobwa ntago wabyumvisha. Yari yabaye nkaho ngo ibyo kibazo irakirigata. Yagombaga kumukunda akamukundira ku mafuti ye n'ibifuti bye n'ibinyanga bye. Ikintu Aberi yabanze gukora niki? Nukubanza kwishyira mu mwanya w'umukobwa atangira gukunda no gushyira mu bikorwa ibyo umukobwa akunda. Tipe yatangiye kujya ajya kwa abana kuri ya daycare nyine hamwe barera abana b'imfubyi, agatangira gukina n'aba bana. Hanyuma se kuranirwa mu Bianca rero aha hantu barera abana sahe barahakodesha nyiraharashaka kuko boss yabonye abakiriya arashaka kuzamura ibiciro byayo bakodesha. Ubwo rero baje kumubwira nyina wa Bianca ngo niba naniwe kwishyura ahantu yimuke amafaranga yo kwimura iki kigo kirera abana ntayo nyina afite. Bianca yari yemeje aravuga ngo akore ko ashoboka iyo kose afashe nyina. Tipe yasabye appointment kuri Bianca kuko yaratangiye kumukunda, bajye ku mazi bajye kwenjoyinga basohoke. Ibi rero byatumye abo babiri batangira urukundo rwabo gukura. Bari muri ibyo Bianca yaje kubwira Aberi ko ari ahantu yakoreraga na nyina
bagomba kuhava kandi nta mafaranga yo kwishyura bafite. Tipe yamwemerera ko azamuha ku mafaranga akamuha imfashanyo kugira ngo bishyure ntibimuke hari ahantu. Ku bukeye Tipe nta kibazo icyo ari cyo cyose yazanye 500 by'amanayira. Arangije guha nyina wa Bianca amafaranga, yagiye gusura abana, kureba abana nyine kuko asigaye akunda nk'ibyo Bianca akunda, urukundo rugakoranye. Gutereta se biba byoroshye. Ugerageje kureba abana rero, iyi sakoshi ye yayisize ku ntebe hariya ku ruhande. Hari umwana umwe rero umeze nk'ufite ikibazo cyo mu mutwe yitwa Emmanuel, yatangiye gushwanyaguza isakoshi y'igikapu cya Iberi, ibindi akabijugunya hasi. Nyuma yakuyemo igitabo kimwe, iki gitabo uyu mutiba agikoresha mu gushushanya ibishushanyo bye kuko afite impano zo gushushanya n'ibindi nk'ibyo. Twibukeka ko akora amadesi anime, ni software engineer. Bimwe mu byo yashushanyaga rero Iberi harimo amafoto ya Bianca mu gihe yabaga ari live ku busambanyi yaramushushanyaga. Ka kazi kandi nyine Bianca yikorera kataraka ko kurera abana, kamwe akora nijoro. Nakubwiye ngo witondere umuturanyi, nuza akazi akora, nuzi n'amafaranga yinjiza mu isi tugezemo ya internet n'ikoranabuhanga. Wa mwana rero kuko byari ibishushanyo kandi haba rero abana haba ari ibitabo by'ibishushanyo, yagiye gutangira kureba igitabo azi ko ari ibintu bishushanije nk'ibisanzwe, ntamenye ko harimo ibishushanyo by'ubusambanyi nabyo bibaho. Ntuzabona umuntu asoma novo ukagira ngo novo zose ni nziza, hari na novo z'ubusambanyi ukabona umuntu marasoma ariko yabigeze kure. Bianca rero yatorogoye bya bintu wa mwana yashwanyaguje abisubiza mu gikapu cya Iberi. Bianca yatangiye gukoresha fundraising kugira ngo afashe nyina abashe kwishyura ntibimuka aho ngaho bakomeza barera abo bana. Abantu batange done nyine bafashe izo mfubyi kuri internet. Mu gihe bataravaho hari umuntu wari wakozweho kuri internet. Ubwo rero uwo ngo yaratanze 1.5 miliyoni y'amanigeria binyuze kuri internet. Bari bishimye cyane bari kubyina basimbuka. Ubwo bivuge ngo n'aya mafaranga Iberi yabahaye nayo yandi yabonetse ntago buri byimuke. Nimugoroba Aberi na Bianca bari kumwe. Bianca yarimo gushima cyane Iberi umfashanyo yamuhaye, yashatse kumusoma bitunguranye. Telefone yahise yamagara. Hari hamagaye ndi umukobwa witikoraho witwa Habibi. Umukobwa yahise abwira Iberi ngo agiye kubanza kwitaba telefone n'ingenzi cyane. Tipe nanone yakire message y'abajama be bari bafitanye gahunda, inama ya bya bindi batashaka gutangira bikorera ko yatinze. Aba tipe baramubwiye ko bajiwe kumwirebera kuri apartment. Mu gihe rero barimo gukomplaininga ku mutipe ngo kuki urimo kutwikira gahunda ari wazanye iki gitekerezo ngo twikorere none ukabubura, batazi ko goteshejwe n'uyu mukobwa Bianca. Bianca yahise abanyuraho amanuka yambaye neza. Abatipe bahise bava mu byaho babonye ku gakobwa keza gatoranye na Iberi. Uyu ukeka ko abatipe bakora na Iberi. Bianca yongoreye Iberi. Aberi amubwira ko agiye, amusezeyeho nyine kuko bimvanamo cyane. Bianca ntiyaramubwiye ahagiye. Bianca yaragiye guhura nawe mutipe witwa Habibi, boyfriend we w'ibihe byose. Yaragarutse. Uyu Habibi yari yaragiye mu rugendo ndetse yaraseze Bianca abamubwira ko agiye kure cyane ngo atazagaruka, agiye hanze, agiye kuba mu diaspora nk'abandi bose. Kuba yaragarutse rero byari surprise kuri Bianca. Uyu mubebe rero yatangiye kubaza uyu Habibi kuki ugarutse, nawe baza umukunzi wa kubaza atyo. Tipe yavuze ko icyo mugaruye amisinze ngara mu misi cyane Bianca ngarashaka urukundo rwabo rugongera rugatangira bundi bushya. Nimugoroba Bianca yagarutse mu rugo, nibwo Bianca yicaranye na Aberi. Aberi abwira Bianca iri muri ku mutima, aramubwira ngo Bianca ndagukunda. Umukobwa nawe byari ukorosoro wabyukaga cyangwa gusunika umusinzi, nawe yakundaga umutipe Iberi. Atangiye gusomagurana rero, ndakubwiza ukuri arahatwitse harashya, barabigurukije biratumbagira muri plafo. Kubukeye Bianca urabizi umukobwa wakunze, aha ntiwabura kumenya izina ry'umuntu yakunze. Yabwiye mushuti we Zainabu ko yabonye sheri ndetse baturanye. Itunguranye wa mwana Emmanuel umeze nk'ufite ikibazo cyo mu mutwe yaje yababaye. Mama Bianca yamukubise bitewe n'ibitabo yamusanganye. Bianca yamubajije ikibazo cyari cyo, umwana ntiyabashubije. Ubwo rero Bianca bari bamutumijeho muri ofisi kuri uyu mama nyine nyiri daycare aho barereza imfubyi. Ubwo uyu mama rero yahereza Bianca ya agenda ishushanijemo ibintu byinshi by'ubusambanyi. Ndetse uyu mama yamubwiye ko uyu mwana mu gihe yamuhanaga yamubwiye ko iri agenda yikuye mu isakoshi ya wa mutipe waje kubafasha Iberi. Ubwo uyu mama yabwiye Bianca nabi ngo kuki abashuti bawe nubwo bari kudufasha by'amafaranga ariko bazanye ubundi bufasha bw'ibitabo bibi byica abana mu mutwe, ibitabo by'ubusambanyi. Iyi mpamvu nta yindi, ku rundi ruhande uyu mutipe yarashushanije ubuzima bw'umwijima, ubuzima bw'umukobwa Bianca, ibi bimwe akora nijoro nyine. Ibuka ko uyu mutipe ari umukiriya we cyane, kuko rero uyu mama Bianca atigeze abona Bianca akora ibintu nk'ibi kandi yari yamushushanyije yambaye maske n'ubundi. Uyu mumama ntiyigeze amenya ko bashushanyije ari umukobwa wa Bianca. Bianca we yahise amenya ukuri, amenya ko ari bashushanyije. Yasohotse afite umujinya mwinshi ndetse yaragiye yerekeje direct aho Aberi aherereye kugira ngo amwiyame. Tugaruke kuri Aberi muri ofisi. Boss yari yamuvumbuye kare gukoresha resources za company kandi ko batangije projet yabo y'umwihariko. Boss yari yarakaye, urabizi ko n'ubundi atumvikana na Iberi.
yari yandimo kumwirukana iyo akazi kamezemo ibyatsi nyine. Bose akubwira ngo mvira mu kazi. Koboyi yagombaga gusubira mu rugo nk'umushomeri kuko bamwirukanye ku kazi. Icyo bita umunsi mubi Bianca nawe yari yatejemo. Ageze mu rugo yasanze Abel yarakaye cyane ngo ni gute ushushanya ibintu nka biri none ukabizana ahari abana. Uzi ko Bianca akunda abana cyane. Bianca yabajije ikibazo kigoye umutipe wamenye ko nicuruza ndinda yo kuri internet nkora live umaze igihe kingana gito bimenye. Kuko Bianca twibika ko yarazi ko Abel ari umukiriya we. Tipe yaramubeshye amusubiza ko yabimenye wa munsi bavuye muri party. Ariko ni nabyo nibwo yavumbuye ko studio y'uyu mukobwa ari wa mutipe ajya kurikirana akanishyura umukiriya w'imena yishyura premium. Bianca atangiye kumutonganya kuki washushanije ibintu nka biriya ukabijyana ahantu hari abana. Bianca rero ntigeze aho amahirwe Abel ngo yisobanure. Bianca yasacaho yarakaye cyane akubitaho urugi asubiriwe. Bivuge ngo ubu sabane bari bafitanye n'ubucuti bari bafitanye burangiriyeho. Iby'amahari Bianca yari mu cyumba cye. Tipe yaraje gukomanga kugira ngo amusobanurire yisobanure. Twibuke ko uyu mutipe yatangiye gukunda Bianca asigaye amukunda cyane. Umukobwa ntiyashyizemo imiyaga yanze gufungura. Ku wundi munsi hano baratwereka uyu mukobwa yongeye yiteguye agiye kongera gukorera amafaranga kuri internet live. Uyu munsi ntihori mwiza kuri Bianca kuko muri show Bianca baramuteye mu cyumba cye ari live. N'uwamuteye ibandi ryamuteye muri iryo joro abakiriya be bo kuri internet bari barimo kubireba. Twibuke ko live hari aba barimo kureba live show wakishyura premium ukaba ari bw'umujyana private ukamutegeka ibyo ushaka kugira ngo urangize. Niyo si tugezemo. Uyu mutipe yaraje ngo amufate ku ngufu. Twibye ko Bianca kandi yari yambaye mask n'uwo mujama yari yambaye mask. Bigashoboka ko nawe ashobora kuba ari umukiriya we wari uzi location ye. Abel rero yahise aza direct kuko yari live nawe ari kureba uyu mukobwa live. Yaje guhangana n'uyu muntu uteye umukobwa. Byagenze bite? Yamukuye mu mask. Abel yahise avumbura ko uyu muntu burya barakorana ku kazi. Numwe muri aba tipe babiri baje bakabona uyu mukobwa bakamwitegereza. Bigaragara ko uyu mutipe yahise amenya aho uyu mukobwa atuye. Abel rero yagombaga kumirwa kuki umujuti we akoze ibintu nk'ibi. Yaragamije iki? Abel yagombaga kugaruka kuri uyu mukobwa kugira ngo amuhoze. Yaragize igihunga. Umukobwa wari agiye kumufata ku ngufu. Ndetse umuntu nk'uyu yanakwica kuri internet ku ma dark web. Habaho ibintu nk'ibi. Bianca rero mu gihe arimo kwishimira ko umuturanyi mutabaye hari igitekerezo cyamujemo. Kuki uje on time? Wari urimo kureba live yanjye? Iberi yarikirije. Umukobwa ahita amubwira ngo asohoke mu cyumba cye. Tipe atarasohoka umukobwa yari yatabaje wa boyfriend we Habibi umwutikoro ufite amafaranga menshi uvuye hanze wo mu diaspora. Uyu mutipe Habibi yahise presenta kuri Abel aramubwira ngo ngende boyfriend w'ibihe byose uyu mukobwa Bianca. Ibyo rero byari inkuru mbi kuri Abel kuko Abel akunda cyane Bianca. Abel ashatse kwisobanura Bianca aramubwira ngo ceceka. Yagombaga gusohoka kuko nyiri imitungo nyiri mari yari yahageze. Ubuzima bwarakomeje. Tipe nta kazi afite ari ku gashomere baramwirukanye. Buri munsi abarimo imbere yareba mu idirishya akabona wa mutipe Habibi arimo arasohokana umukobwa Bianca umukobwa akunda cyane kuko uyu nguyu Habibi afite amafaranga ashejeta. Nyuma y'amezi abiri rero Habibi yabishyize ku karubanda. Invitation zirasohoka kagiye gushakana na Bianca bagakora ubukwe. Gusa warebaga Bianca mu maso ukabona ko haradahari kuko Bianca mu mutima we hamaze kwinjira mu ndi muntu. Urukundo rwabo rwinjiyemo ikizinga. Aha baratwereka nk'uko bakoraga urukundo barimo babigurutsa. Bianca yabaga haradahari nkaho yikizaga uyu mutipe. Reka nkubwire rero ngiye iminsi igiriye igenda umunsi ukaza nyirize umunsi w'ikirori umunsi w'ubukwe. Yaragiye kumwambika impeta umukobwa akemera atemeye. Impeta igiye kwinjiramo neza ngo ijyemo Abel yahise atunguka kwangiza ubukwe. Ibyo bitakidobya azahamagara Bianca inshuti ya Clement 24. Birangira buryo urukundo nyarukundo rutsinze. Abel yaramwegukanye kuko Bianca ibyo kwambika impeta ntiyarabyitayeho. Imvura yisigwa Bianca agenda yiruka kuri Abel wari yashimye imitungo ye mu bukwe abarahombye. Ikindi mu byo Abel yabwiye Bianca yamubwiye ko adashimishwa nuko yakomeza kwicuruza kuri internet kuko ari umuco mubi. Tubifurije ubuzima bwiza rero. Abakora ibyiza tubashima, abakora ibitubagaye ukomeza ubwe neza mu byeremo byose. Uhaho uronke ngende Clement. Peace and love. Peace out. Dore mu yindi filime igiye gukurikira.